Yo. Okay. Agafilimi kacu nuko gatangiye barakwereka afande wacu rero ko hagaze hano hari uwaturutse inyuma ye araza koraho ibyakatsi muri ubwo buryo. Ako kanya rero hari wavuye mu byakatsi muri ubwo buryo mwaho ngaho muri icyo cyobo araza kata umugozi cyangwa se kiziriko afande afashe kihene. Wana abarabisoje rero sasa arangije agufatira ya hene rero sasa afande wacu arafite mu kiziriko. Wana ahita yitsimba hehe muri icyo kinogo. Uyu nguyu arenzaho iki? Arenzaho ibyakatsi. Urave kuba imyaka rero bidatinze ahita karenga. Afande wacu bavuye kuri telefone fasta kumbe hari uwo yasifuye. Umva sha, umva nkubaze sha, ngabo rero sinzi uwahamagara. Wana kumbe bidatinze uwazaga ni Rudomoro wacu ati sasa ubu nisangahuje kuki watinze rwose unyihanganira aho nabanje kunyura. Ibyo ntabwo ari byo ariko utawukosore kabisa. Ati sasa ihene rero akiragenda uyibage kujya kumuhereza ihene ngo ajye kuyibaga uyaje kuyireba arayibura. None si ihene umbwirira ihafande barebye neza ihene barayibura. Afande wacu biramucanga ihene yangigiye ndarota cyangwa wana agafilime kacu nuko gatangiye rero gatwawe. Ngabo filime bagise ngo The Stolen Goat cyangwa se ngihene yibwe. Ngabo ucunge ukurikire unarebe. Wana afande wacu atangiye gushakisha ihene ahantu hose gusa byaramucanze. Ariko se uko kuravugisha kuri ihene yawe wari uyifite hano? Ati rwose nari nyifite hano sha Rudomo. Byarabacanze rero sasa ngo uzave kubiyi imyaka. Wana cyabarengeye umufana ngo uzaze urebe rero sasa Rudomoro wacu yarigendeye. Afande atangira guhigira ahantu hose wo gatwawe muri ubwo buryo. Afande rero cyamurengeye umufana rero ngo uzaze urebe. Nakatangiza irashakishije mu bihuriho hose. Wana kumbe afande wacu ko akomeza kugenda ashakisha anyuze hano ahita abona umuntu wicaye hano. Nta muntu mboneye wirukanka ufite ihene yanjye sha. Reka nawe mbonye naye nicariye hano pe. Afande byaramucanze biramuyobera cyane. Ukurikira unarebe nagira akantu kagucika wo gacwawe bimucanze rero urugendo rwarakomeje. Aravuga ati nyine uhombye yarabyimenyera ubwo nta kuri nabigenza. Afande wacu yaragiye. Afande wacu rero ukagenda muri ubu buryo niko kiriya cyanyuze inyuma kirakarenga gisubira inyuma. Wana afande wacu we yaragiye muri buriya buryo kino kiraza gikoraho bya byakatsi. Ako kanya hari wavuyeyo avanayo n'ihene rero sasa. Uwitwa Riri wacu ndetse n'uwo bita Muhoza Patrick bakagarutsemo gatwawe twagesha. Ngabo bahise bagenda nta kuzuyaza muri ubwo buryo. Ngabo Wana bafatiyeho rero kumbe uko bafatira afande wacu we ari kugenda yijujuta mu muhanda nk'uwahendewe mu isoko. Urave kubiyi imyaka. Afande uko agenda yijujuta rero ku rundi ruhande bano baracyacapa mugu. Wana bageze hano uyu nguyu yambara inkweto neza fasta. Uyu nguyu aterura ihene rero yitonze. Riri wacu ayikubita hehe ku rutugu batangira gukina biroko bacapa mugu muri ubwo buryo wo gatwawe. Wana urave kubiyi imyaka kumbe tuvuye aho barakweka ku rundi ruhande afande wacu we ari kugenda gusa ntabyumva neza. Afande Sitevo wacu munabyibuke ko yakoze ikosi rya komanda ariko uyu munsi byamwangiye pe. Wana uko agenda ku rundi ruhande nanone bakakwereka bya bisambo bibiri uwitwa Muhoza Patrick ndetse na Riri wacu. Wana afande wacu yaraje nta kundi yabigenza yiyicarira aho ngaho. Kumbi ku rundi ruhande bano baginga baraje bano bakoko ihene y'afande muri ubwo buryo baraza bitonze. Wana ihene bayishyira hasi rero sasa. Iki cyaramungure kiramubwira ati rero sasa reka tujye gushaka umukiriya wihuse kwa Rudomoro ndabizagura ihene atugurire. Ati siko bimeze? Sha ibyo nibyo twagiye ahubwo rero sasa. Wana tugende rero fata ihene twagiye sasa. Aba bahise bakarenga muri ubwo buryo nabarara bose. Twagiye sha tuyitsindire. Ngabo rero sasa bagiye gushaka umukiriya rero uko bajya gushaka umukiriya bagakorera ku rundi ruhande afande Sitevo wacu yicaye ariko ari kwiga isomo. Wana baginga koko baranyibye kweri ntabyumva neza. Sitevo wacu arahaguruka
yitonze. Urave ku bafande b'imyaka rero sasa atangira gukuramo icyo bita iki akanyamasyo. Nimvuga akanyamasyo gihita wumva iyi jire ubona yambaye, atangira kuyikuramo yitonze rero sasa afande wacu. Ewana uko akuramo akanyamasyo rero ku rundi ruhande bakakureka babajura. Ewana bari bageze hano baraparika. Buretse gato iki kiraza kirakomanga cyitonze cyariri cyacu. Ewana riri ni umurara mukuru cyane. Gabo arakomanga gusa bakomangira ntari kuza we. Gabo rero sasa kumbi bidatinze hari uwazaga. Uwaje rero ni Rudomoro wacu. Rudomoro wacu abarigize rero sasa. Salama bro, iyi hene turashakamo make cyane. Ewana yadukubite yuzuye kandi ewana bashyushye cyane. Gabo ni mume ndebe. Rudomoro wacu yitegereza iyi hene, kumbe mu kumuhereza ihene yitegereza ikiziriko cyayo yahise yibuka. Ewana yahise yibuka rero umufande wagize gute wabuze ihene niyo yarizirikishije ikiziriko gisa gutya. Gabo rero sasa yarabyibutse byose. Bano bagingara. Rudomoro wacu atababaza ati none se ihene murayishaka mangaye? Ntabwo ari menshi ni 10,000 byonyine. Ngabo rero sasa ewana dukubita 10 ryonyine ewana tukarenga twigendere kandi koko ntibinahenda. Ngabo rero sasa Rudomoro wacu yarayitegereje. Okay. Ngabo ati rero mwe muyifashe ndaje mbazanire kashi. Ati siko bimeze. Ewana ngabo ati ntari bwete buka. Rudomoro wacu rero yagiye kuzana kashi biriya bisiga hariya. Muri ubwo buryo Rudomoro wacu yaraje arakinga, kumbe yahise yitsiba no ku ruhande. Rudomoro wacu we nta kindi yakoze mu mufuka akuraho agatelefone keza yiguriye mu mafaranga yakubukeye. Rudomoro wacu rero hari uwo yahamagaye, kumbe mu guhamagara ku rundi ruhande bari kweka fande telefone ye yarasonnye. Ewana telefone ya fane mu gusona rero uwamuhamagaye ninde rero ukurikira unarebe ni Rudomoro tibanguka rwose babaginga bakwibihene nababonye. Gabo rero sasa titebuka. Ewana ngwiki ugize ngwiki afande byaramutangaje cyane. Ewana ndikubura n'amaso yanjye. Wowe tebuka uraza ubasange hano kabisa. Gabo rero sasa yararabuye uwitwa Rudomoro wacu rero ukurikira unarebe. Ewana ndabaraburije sana afande wacu we mukumva iyo nkuru nta kindi yakoze yarugiye aritayarisha vizuri sana ahita karenga capa mugu. Afande wacu yaraje rero kino cya Rudomoro ewana ndabaraburije uzaba barazansanga i Nyanza cyarabaraburije cyakoze irabu. Gabo rero uwitwa Rudomoro wacu bino byo hanze byashinyitse ngo byabonye umukiriya wo gacwe wi. Ewana birategereje uyu ngo yaritunganya neza fasta akura mu mufuka arabanza bara amafaranga ngarebe ko yuzuye. Okay reka nyabari turebe sha. Ukurikira unarebe rero sasa ukurikira unarebe atagira akagucika. Nyaboneka ngabo cyarafunguye ati basaza ati ntari bimwebwe mwinjiza ihene nta kibazo kabisa, ubu ntari wasi ubu mwayinjiza ntari bi kabisa. Ukurikira unarebe rero sasa bino byinjiza ihene ngo bajye kubyishyura rero sasa Muhoza Patrick wacu ndetse na Riri. Ewana Riri wacu ni uri imbere. Bino byarinjiye kumbe uko byinjira afande wacu yahigere bikebutse bireba inyuma biba byamubonye rero sasa afande we nuko abyitegereza. Mwabaginga mwereka nze mbakubita ikosora. Ngabo rero sasa afande wacu rero byese bipfuka musaba imbabazi wogatwawe tuburire mubyeyi. Imbabazi se sha byamusabye imbabazi rero ati rwose ntabwo ari ngewe n'uyu nguyu byatangiye kwitana ba mwana rero sasa urave kubi imyaka. Ewana kumba afande wacu we yahakinze neza arakugiye agafunze neza yitonze. Gabo afande wacu rero nta kintu yakoze yahise yataka abaginga muri ubwo buryo. Ubwo urumva ko ntandi yabajyana usibye muri ndabyemeye. Agafilime kacu ari nako kagera ku musozo wako. Nyaboneka ari nako mbabwira ngo mwirinde kwiba kuko kwiba nta keza kabyo. Kwiba birangira nabi, mwirinde kwiba rwose ndabihanangirije. Ari nako mbabwira ngo mwebwe twabanye Imana ibande biri cyoroshye ndabakunda cyane. Bye bye.